nta rindi jambo. Turi mu 1940. Mwisi hose bari kwibaza ngo se ibintu byose byubatswe byagiye he, ibikorwa remezo byagiye he. Hagati mu burasirazuba Israel has just sprung into existence like a fresh-faced. Mu myaka neza 1940 nibwo Israel irimo iravuka bundi bushya ku butaka. World stage. But with neighbors who weren't exactly throwing a welcome party, Israel realized it. Ariko nyuma yuko Israel imaze kubona ko abaturanyi bayo batayishaka, nibwo yabonye ko ikeneye Guardian angel. Umurinzi umeze nka marayika murinzi. Cyangwa se mu yandi magambo ikigo cy'ubutasi. Cyangwa se uyite Mossad, ikigo cya Israel cy'ubutasi. Ku itariki 13 z'ukwa 12 1949 nibwo Mossad yashinzwe. Nibwo ivuka. Nta magambo menshi nk'abandi bose nyine ugitangira. Mossad icyo gihe ntabwo yarizwe ntiyavugwaga. Genesis of Mossad. Itangiriro rya Mossad cyangwa se intangiriro biterwa nuko bivuga. Back then, Mossad was like a startup with big dreams but a ubigitangira ubundi Mossad ngo yatangiye bafite intego nyinshi, bafite inzozi nyinshi, ariko badafite byinshi, badafite amafaranga. They had spunk and determination, but they were also learning the spy game on the fly. Biyumvagamo ko bakomeye, ariko bikibazo bari bafite nuko bari gutangira barimo biga ukuntu bakora ubuspy cyangwa se ubumaneko, uburyo baneka. Most of the first operatives consisted of Sabras. Abantu ba mbere bagiye muri Mossad nabo bitaga aba Sabras cyangwa se mu kirimi cyabo nyine bivuga aba Hebrews. The Jews born in the British Mandate of Palestine. Abo ngabo nyine nibo babayeho, nabwo babaye aba operatives cyangwa se babaye abakozi ba Mossad bitewe n'abongereza. Ni mandate y'abongereza nibo bayishyizeho. Became Israel after the Second World War. Mbere yuko intambara ya kabiri itangira ntabwo Israel yabagaho. Ikimara kurangira nibwo abongereza biciye baravuga ngo habe Israel. Aba Sabras nabo urumva babayeho kubera impuhwe z'abongereza. Were chosen due to their knowledge of the local cultures. Aba Sabras bagiye muri Mossad nabo bo bagiye gutoranwa bitewe n'ubumenyi bari bafite ku muco wabo. Bari bazi uburyo bagomba kwisha mu mwanzi akaba atamenye ngo barimo. Without ever getting noticed. This was something the Jews fleeing from Europe. Impamvu ni ukubera ko ibi ni ibintu abanyaburayi Abayisiraheli bari bazi neza cyane. Bari bazi kwisha mu Burayi hose. Kubera ko nyine kubera jenoside yabaye bakorewe. Mossad didn't have a lot of money or fancy tools. Bigitangira Mossad ntabwo yari ifite amafaranga ahagije yo gukoresha. They were like beginners learning how to be spies. Yet through dedication and the recruitment of individuals. Bari bakimeze nk'abana biga batazi ngo ubutasi bukorwa gute, batazi ngo bigenda bite, ariko bo bari bafite umuhate. Nibwo batangiye kujya bagenda bari kurita abantu bagiye bafite ubumenyi bugiye butandukanye. Agency began to take shape. Nuko batangiye nibwo agency yabo yatangiye kugira ishusho itangira kugaragara. Nibwo bari bagitangira batazi ngo barashaka iki. Batangira kujya bashaka amakuru ajyanye n'ibitero bitandukanye. Over time, Mossad's operations expanded in complexity. Nibwo Mossad yatangiye no kugenda yaguka, ariko hari mu bibazo. Mwiyo myaka hari mu bibazo, bari bafitanye ibibazo na Palestina n'ibindi byinshi turi bugende tubona. Agents ventured into foreign territories and their missions became exponential. Ikintu cyari gihari nuko Mossad yari itangiriye mu birindiro by'abanzi Palestina hafi. Nibwo bagitangira, nibwo bakiri kwiyubaka. Palestina ni igihugu gikomeye. In 1960, 1960 nibwo bageze ku kintu bakwita nk'intsinzi ya mbere bwa mbere. Nibwo bwa mbere bari bagize intsinzi, bari bamubashije kumenya aho umugabo wagerageje gutegura jenoside yari ari mu bateguye jenoside yabakorewe, uwo bitaga Adolf Eichmann.
and one of the major organizers of the Holocaust. nibwo baje kumenya ahantu aherereye baramucurakinga baza kumushyira hasi. Ibi ngibi turaza kugenda tubibona mu misiyo bagiye bakora arenze bagiye bakora. Include far more than traditional spy work. The agency's rapid technological advancement in the past. Ubwo rero nibwo Mossad yatangiye kubona ko ikeneye ibintu bihambaye, amateknoloji ateye imbere kurusha ibyo bakoreshaga nyine bya gakondo. Open doors for venturing into cyber intelligence. Nibwo rero bwa mbere n'iyo myaka bakimara kugera kuri success ya mbere nibwo batangiye kubona ko noneho bakeneye n'ubwenge bw'ikoranabuhanga. Bakeneye n'ibindi bintu birenze by'ubwenge atari ukurwana gusa ngo bajye ku rugamba barwane. Ariko n'ubundi nubwo bari bamaze kubona ko bakeneye iryo terambere ryose, intego bari bafite n'ubundi yari imwe: kurinda Isiraheli kuba yaterwa n'ibindi bihugu by'amahanga. Iryo ngiryo ryari iza cyangwa itangiro rya Mossad. Reka tujye ku kintu bita Mossad Integral Role cyangwa se Mossad imara iki Isiraheli, ikora iki, bigenda bite? Ibi bintu nta handi uzabyumva uretse kuri ino channel 6 TV yonyine. Iyo bigeze ku kintu bita ubutasi cyangwa amakuru y'ibanga muri Isiraheli, Mossad niza imbere, niyo yitwa umurinzi nyine. This remarkable agency, often working silently behind the scenes, is responsible for Mossad rero nta kundi bigenza, ahubwo ikora ibintu byinshi cyane mu ibanga abantu ntibabimenya, ariko imibereho uburyo Isiraheli ibayeho, ibintu byose amakuru y'ibanga Mossad niyo ibiyabitse. Their craft involves skillfully assembling fragments. Ibyo bakora rero usanga harimo ubwenge, Information from various sources to baba bafite amakuru bagiye bakura ahantu hagiye hatandukanye, comprehensive picture. bakayakuramo ikintu gihambaye ku buryo nta kintu kiri kibananira, nta rugamba rujya rubananira. Umuntu wese uba uri umuntu buri igihugu. Intelligence serves as a guiding compass for decision making. Hano bagereranya Mossad nka campus cyangwa se akabita irangamerekezo mu Kinyarwanda. Bayigereranya nka campus muri Israel, ibintu byose bibizi, ibiza ahantu umwanzi ari, ibintu byose. Enabling them to make informed choices in safeguarding. Mossad operates akin to the characters in espionage novels, a group of dedicated individuals executing. Mossad rero ngo ikora nka bya bitabo mujye mwumva mu mateka, inkuru ziba zitazwi, amakuru y'ibanga, ikaba ifite abantu barenze mu bwenge, muri tekinike, mu matekinoloji. Ibyo bintu byose bashobora kubikora ku buryo bashobora kukugeraho ntumenye ngo baje bate. Ha hantu rero byakomeye Mossad niho hantu baba bafite ubwenge, niho hantu bashoboye, nibwo bushobozi bafite gukora bya bintu, bagakora mu ibanga. Ikintu cya mbere bo rero baba bafite mu nshingano zabo cyangwa ikintu Mossad yitaho bura butasi bwa Isiraheli ni ukwihaniza ibyihebe, cyane ko bo nyine n'ahantu Isiraheli ishinze ni mu byihebe gusa. Mossad buriya kuba ngo ari ikigo cy'ubutasi cyangwa ikigo cy'ibanga cy'ubutasi bwa Isiraheli, Mossad ntabwo ari ibyo ikora gusa, ahubwo Mossad ni na diplomatic observers, nibo usanga nyine barebera ububanyi bw'amahanga bwa Isiraheli, nibo bakora ibintu byinshi muri Isiraheli, bashaka amakuru ku bintu bijyanye n'iterambere ry'isi, bakaba banagira n'uruhare mu bintu bijyanye n'imibanire ya Isiraheli n'ibindi bihugu. Ni ukuvuga ngo Mossad kutabana nayo neza bingana no kutabana na Isiraheli yose. Ibyo bintu rero nta kundi kuntu babigenza, kubera tekinoloji bafite. Kubera iki? Ubu ngubu uretse wenda mu myaka ya kera muri za 49 Mossad ishingwa, ubu ngubu bageze aho bafite tekinoloji ihambaye ku buryo ubu ngubu ku kintu bita ikoranabuhanga, ku kintu bita intambara z'ikoranabuhanga, izi bita cyber attacks, Mossad bari mu nzego cyangwa mu bigo by'ubutasi birenze ku isi. Ubu ngubu ikoranabuhanga bafite cyangwa ubumenyi bafite ntabwo bigishingiye
mu ntambara barwana ku muhanda n'ibyihebe n'ibirara n'iki, also extends to safeguarding vital ahubwo bigera no kuba babasha kurinda amakuru aba ari mu makompiyuta hafi ku isi hose mu bihugu byinshi bagiye babana. from malicious intrusions. A less visible yet equally vital aspect of Mossad's mission involves ensuring the ni ukuvuga ngo Mossad misiyo ifite ntabwo ari ukujya kurwanya ibyihebe gutyo n'intambara gusa, ahubwo ibigomba no kureberera n'abayobozi, niyo ivamo abarinzi b'abayobozi bakomeye hariya muri Israel. They operate as silent protectors, Bakora kandi mu buryo bw'ibanga, allowing these ku leaders buryo abayobozi udashobora kumenya ngo barinzwe na bande, to perform their duties without ariko wowe ushobora kuzabona nyine umuyobozi wa Israel yivugira ijambo nta ribi, utazi ngo abantu bamurinze ni bande. or concern for their security. Bo ikintu baba bareba ni umutekano w'umuyobozi, hanyuma umuyobozi akareba akazi ke. Nta bya bindi uba usanga nko mu bihugu bimwe na bimwe usanga umuyobozi yimenyera umutekano ari wo bicunga iki n'iki. Mossad ku kintu bita umutekano w'abayobozi babo, abo bita government officials, bo bari imbere. Moreover, Mossad is an integral part of the Israeli Ikindi kirenzeho noneho cyo kuba ari bo bashinzwe ubutasi bwa Israel, working hand in hand with ahubwo other agencies bakora neza izindi agencies zo muri Israel, nibo baziha amakuru, ni nabo ubwo ngubwo nibo baka raporo izindi agencies zose zifite aho zihuriye n'ubutasi bwa Israel. Urubizi nyine ntabwo ibihugu biba bifite ikigo cy'ubutasi kimwe ngo usange wenda niba ari Mossad niyo gusa, oya. Murubizi nko muri Amerika kuna bimeze, no mu Rwanda birahari. security challenges. N'ibindi bibazo byose by'umutekano bibazwa Mossad hariya muri Israel. To preserving Israel's safety. Of course, such an important and highly dangerous structure Ikintu gihari rero ntabwo Mossad yabikora gutyo gusa. want to operate without special units. Mossad igira special units cyangwa se ama-unit aba yihariye, bo muri bo indani aba afite ibintu akora bigiye bitandukanye. Nibyo tugiye gukomerezaho tureba. CATSA. Aba mbere babita Katsa. In its early days, Mossad relied heavily on US equipment to Kera Mossad ngo igitangira ubundi wasangaga ishingiye ku bikoresho Amerika yagendaga ibaha, conduct its operation. operasiyo usanga ari Amerika ibafasha kuzikora. They were quite close with the CIA. Wasangaga kenshi abantu benshi banavuga ngo Mossad na CIA nta hantu bitaniye, ni ibigo nyine bifashanya bigira bite. Some sources claim that the CIA were the first Harimo n'abavugaga yuko ahubwo Mossad abantu benshi bayikoreramo ari abakozi ba CIA. Mossad operatives. Both agencies have collaborated. Bakanavuga ko nyine izo agencies zikorana CIA na Mossad, kandi bakanavuga ko kenshi na kenshi abakozi babo ba CIA aribo bazaga gutoza abarwanyi ba Mossad. Times, but are no strangers to espionage when it Ariko comes nyine ayo ngaho yari amakuru y'ibanga to their atazwi. partners. Since its inception, Mossad has gone a long way when it comes to professionals. Today, Ariko Mossad nyine n'ubwo ibyo byose babivugaga ikimara kwiyubaka, ikimara kugera ku mafaranga, ikimara kugera ku bintu bihambaye, nibwo yatangiye gutekereza uburyo yagikora yonyine. intelligence agency employs more than 7,000 Mossad buriya ngo muri Israel ishobora kujya iha akazi abantu basaga 7,000, people, yet only 50 of them are ariko ugasanga 50 bonyine mu bantu 7,000 nibo ba operatives bibanga bakomeye cyane, nyine baba bafite amakuru y'ukuntu igihugu kimeze y'amamisiyo y'ibanga. Abandi bose ari abakozi basanzwe muri Mossad, shadowy operatives have carved their place in history. ku buryo ushobora gusanga amakuru yabo y'ibanga atazwi, Audacity and determination. ugasanga nibo bazwi, nibo bizewe, ku buryo ahantu rukomeye ayo makuru y'ibanga bafitwe n'abo bantu 50 mu bantu 7,000 baba barafashwemo. The Katsa, derived from the Hebrew word meaning Katsa iryo jambo ubundi ngo riva mu Giheburayo rivuga kunyonyomba cyangwa se kugenda nyine abantu ntibakumve. embodies the epitome of secrecy and skill, working tirelessly to protect their nation's interests. Katsa niyo unity ikora ubutaruhuka muri Mossad yose. Steeped in mystery, Katsa agents operate behind a shroud of Aba anonymity. agent bayo nibo bantu baba bafite amakuru y'ibanga, Their identities known ugasanga ibintu byabo ntibizwi, ugasanga umuntu ntazwi igihe avukiye muri leta, nta ntibamufite, nta makuru ye bafite. with select few. Their training Niyo mpamvu nabo rero bagiye guhitamo, bahitamo abantu bake. Urumva abantu 50 mu bantu 7,000 bari bakeya.
and multifaceted. nta kundi rero babigenza, bo barabanza bagatoranya abantu bahambaye kurusha abandi mu mirwanire, hanyuma bajya kubatoza nabo bakabaha imyitozo yabo ihari itandukanye n'iy'abandi bazanyemo bahabwa. Disciplines such as intelligence analysis, Babashyira ku murongo ugasanga bafite ikinyabupfura, combat intelligence analysis, tactics, bazi ibintu bijyanye n'imirwanire kurusha abandi bose, ikindi kandi kuri tekinoloji barenze. these agents are the embodiment of adaptability. Aba ba agents nibo bantu neza ushobora kureberaho ikintu cya adaptability cyangwa se kwiyadapta mu bintu ibyo ari byo byose, Blending into various environments and ahantu successfully hose abe mu bukonje abe mu bushyuhe bajyayo, infiltrating networks that threaten ku buryo uba usanga nyine baza amakuru, niba nk'igitero wenda nk'igitero bagiye gutera Israel bakimenya mbere yuko ibintu biba nyine, mbere yuko ibintu bigera ku butaka bwabo. Capsa's exploits are whispered in intelligence circles, showcasing their unparalleled ability to Katsa extract ikindi kintu ngikora buriya amakuru y'ibanga abandi nk'ibindi bihugu biba byarahishe Israel bo bayamenye mbere yuko binaba, uburyo ushobora kubiba amakuru ariko bo kubera ubwenge bafite, kubera ibintu byinshi baba bazi, baranaliza bakareba bakamenya ngo bira bintu bizaba. Nubwo Israel nyine mwabonye ko Hezbollah yimenyereye Palestina n'ibindi byose nyine nubwo bimenyera, ariko baba bafitemo special units zishinzwe gukumira biriya bintu, ntiwanabyivangamo ibyabo buriya ntiwamenya.